mwaramutse neza kandi muraho abakunzi ba Musabyimana Jacques Channel. Tubifurije ishya n'ihirwe muri iki gitondo kugira ngo mukomeze kugubwa neza kandi mubane n'amahoro y'Imana. Uyu munsi mwiza cyane, umunsi tugiye kugira byinshi tugiye kugenda tugarukaho bigiye bitandukanye. Uyu munsi turavuga ku bintu bikomeye cyane, indwara iri hano mu karere, indwara iri mu karere iri kuzengereza abantu. Uyu munsi turabizi neza yuko muri uku kwezi, genda sinzi igihe uzayumvira, ariko iyi ngiyi tugiye kuyishyiraho muri uku kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2026. Turabizi neza rero ko mu gihugu cyacu cy'abaturanyi cya Congo hadutse indwara ya Ebola, ndetse hirya no hino hakaba hari indwara zitwa macinya ndetse na impiswi, zirangwa n'impiswi na diyare no kuruka, bo hakurya babyita kuvumisha. Ibyo byose ni bimwe mu bigiye biranga iyi ndwara. Ubu rero tugiye kuvuga ku bisa nabyo. Ndagira ngo abakongomani mutera agatebe, abarundi mutera agatebe, abanyarwanda namwe ntimuhejwe, ndetse n'abandi bagiye batandukanye bari hirya no hino mugende mutera agatebe kugira ngo mukurikirane iki kiganiro, kuko ni ikiganiro cyiza cyane, ikiganiro kinakomeye tutabona ibyo tukivugaho kuko kirakomeye. Ni ikiganiro gikomeye cyane. Nyirizina tugiye kuvuga ku cyo bita umushayishayi. Umushayishayi sinzi niba muwuzi, ariko kuri sikirini dore ndimo ndabubereka, mwitegereze neza. Ibyatsi nzajya mvuga ngatekereza yuko mutabizi, ariko ni nako mbigenza, byinshi genda mbishyiraho neza cyane. Reka dukomeze rero. Reka tubwire wowe mushyashya ugeze kuri iyi channel ubwa mbere ngo kanda subscribe, nurangiza wongere ukande ibe notification, nurangiza ukande like, ushyireho comment kugira ngo utubwire ibitagenda neza cyangwa se ibigenda neza, cyangwa hari n'ikintu waba uzi kuri ibi tuba turi kuvuga ukatwunganira, cyangwa urashaka gutanga ubuhamya nabwo ukatubwira, tukaba twaguha umwanya maze nawe ugatanga ubuhamya. Abayimenye mbere bagize amahirwe akomeye, kuko hari byinshi bagiye bungukiramo. Wowe rero wahageze mbere, shyiraho komenti, ariko wowe tukubwira ngo respect, kuko wagarutse mu rugo rwawe kuri channel yanyu, ni mu rugo rwanyu. Ariko wowe utaragira, akaba ari ubwa mbere uhageze, nawe kanda subscribe kugira ngo ibiganiro bitongera kugucika, byaba ari amahitamo atari meza. Reka turebe rero kuri iyi ndwara, ariko reka tubanze twivugire ku mushayishayi. Umushayishayi, nimwumva mvuze umushayishayi ntimwumve umucyayicyayi. Genda irimo ndivugira umushayishayi, genda ndi kubivuga uko utabyita, ariko byenda se dore ifoto urareba, kugira ngo nawe uze kumbwira uko mubyita mwebwe aho iwanyu. Sinzi uko mubyita, ariko ngewe ubwo nabyise umushayishayi, ariko nkuzanira n'ifoto kugira ngo utaza kuyoba. Wageze kuri channel Musabyimana Jacques. Uyu mushayishayi rero, reka mbanze nyure mu ndwara ubasha kuba wagerageza kuvura, nubwo ari nyinshi, ariko izo nateguye turi buvugeho ni ku burwayi bwo mu myanya y'ibanga y'abagore cyangwa se abakobwa. Uyu mushayishayi ubasha kugufasha. Uyu mushayishayi amababi yayo araza kuvuga ku ndwara bita amacinya. Indwara turayitindaho, ndetse na korera turazitindaho, ndetse twibande no ku ndwara y'impiswi turayitindaho,
ibibyimba n'ibihushi turabitindaho, ndetse n'impiswi nk'uko twagiye tubivuga, ndetse tugere no ku ndwara bita karizo cyangwa se hemoroyide. Izi ndwara zose turaza kugenda tuzivugaho cyane, kuko kubera yuko iyo umushayishayi ugenda uzivugaho. Niba utarahuye n'izi ndwara ariko uzi benshi bagiye bahura nazo ndetse uri kugenda ubumva, ni uruhare rwawe rero kugira ngo usheyaringe iyi videwo maze igere ku bantu benshi bagiye batandukanye, maze babashe kuba bakwivura iyi ndwara. Twigeze tuvuga ku ndwara ya Ebola, ubwo ndaza kugira aho mpuriza ibyo bintu kugira ngo mutaza kugira yuko ndi kubapfunyikira. Ebola ni indwara igiye irangwa na biriya twavuze, harimo kuruka, kudiyara, kuva amaraso mu mazuru no mu kanwa, ibintu nk'ibyo, ndetse n'umuriro mwinshi. ariko se byakwirindwa gute? Ese niba bibashije kwirindwa, nta kintu ubyumvamo yuko na bwa burwayi bwawe bushobora kuba bwakira? Tugiye kubirebera hamwe mu kanya gato cyane. Gusa reka tubanze tunyarukire mu kigo cyiza cyane bita Nanuma. Nanuma ni ikigo cyiza cyane gituruka mu Buhinde, kije gukura abantu benshi mu bushomeri, kubera yuko wowe ushobora kuba uri mu Rwanda, ushobora kuba uri Uganda, ushobora kuba uri muri Congo, ushobora kuba uri i Burundi. Aba bose kije kubakura mu bushomeri wowe rero waba ufite ikibazo cy'uko nta kazi ufite, agakora kaba katuzengereje, dushobora guhamagara kuri 07 maze tukaba twakurikirana aba bantu bakaba baduha akazi. Kanda kuri 0725875552. ni iki batugezaho rero? Reka tubanze dusomere ino tangazo kugira ngo twumve ibyo barimo bashaka kutugezaho. Barimo baragira bati, muraho neza, hari amahirwe y'akazi ku bantu biteguye bari mu Rwanda, Kigali, Musanze ndetse na Rubavu. Bakaba bari Bujumbura, Burundi, Bujumbura ndetse no ku Muyinga. Bakaba bari muri Congo, Uvira, Goma, Kinshasa, Butembo ndetse na Bukavu. Bakaba bari Uganda, Kampala na Ndeba. Ibisabwa muri aka kazi: kuba uzi kwandika no gusoma neza ururimi rw'aho ngaho uri, kuba uzi kuganiriza no kwakira abakiriya neza, kuba ufite ibyangombwa bikuranga, kuba ufite disipurine, icyo nacyo kiragenderwaho, kuba ufite disipurine. Bakagira bati, dukeneye abakozi benshi. Ngo niba wumva uri umwe muri abo bujuje ibisabwa, duhamagare cyangwa utwandikire kuri nimero ya WhatsApp ya 0725875752 maze tubashe kuba twagufasha. Icyo ni kimwe mu bigo rero birimo bitugezaho ibintu byiza kandi bigiye bitandukanye. Niba ufite ikibazo cy'ubushomeri, aba ngaba bashobora kuba bagufasha. Ubwo twivugiye ku kijyanye n'akazi. Rubyiruko, niba uvuga yuko nta kazi ufite, ngako akazi kabonetse. Naho ibindi bagiye bafite ibintu byinshi bagiye bakora, ubwo uzabimenya wagezeyo mukaba mwakwivuganira. Reka tugaruke rero, twigarukire ku mushayishayi. Umushayishayi, ese ni iki
umushayishayi ugiye kudufasha. Urambaza uti ese umushayishayi uradufasha iki ku burwayi bwacu wamaze kuvuga hejuru? Reka tugende tuvuga ido n'ido ku ndwara zimwe na zimwe. Reka mbanze mbabwire ku ndwara bita hemoroide bakunze kwita karizo. Iyi ndwara iyo wayirwaye winika igiti cy'umushayishayi, winika ibishishwa by'iki giti mu mazi byibuze amasaha 24 ari mu mazi, ukicaramwo. Ubikore byibuze 3 ku munsi. Ibishishwa bifite calcium ku buryo bibasha kugenda bigufasha neza cyane, na sodium. Ibi ngibi biraza kugufasha kuba wagenda witungira amagara yawe mazima, maze iki kibazo cya karizo cyangwa se hemoroide igenda yasubira iyo, kuko inyama zo mu nda ziba zisa nkaho zasohokeye aho twitumira. Rero iki kibazo cyawe kiragenda gikemuka neza cyane. Indwara y'ibibyimba nk'uko twayivuze n'ibihushe, urya imbuto z'iyi mushayishayi, imbuto imwe cyangwa se 3 kugera kuri 3 z'umushayishayi ku munsi. Inzoka zo mu mara, ufata ikirahure kimwe cy'imbuto z'umushayishayi ukazisekura, ukaziteka muri mililitiro 500 z'amazi, ukayungurura, ukajya unywa ibirahure 2 ku munsi. Iminsi 2 uba wamaze gukira neza cyane. Reka tugaruke ku ndwara yo mu myanya y'ibanga y'abagore cyangwa se abakobwa. Iyi ngiyi yo irakora gute? Wogesha amazi atekanye n'ibishishwa by'igiti cy'umushayishayi aha muri iyi myanya y'ibanga. Iki kibazo cyawe kiraba gikemutse mu minsi 3 yonyine. Uburwayi ubwo ari bwo bwose waba ufite ahangaha buraba bwakemutse. Tugeze ku ndwara ikomeye cyane rero, indwara bita macinya. Reka nongere ngaruke kuri Ebola cyangwa se Marburg. Iyi ni indwara ikomeye cyane iri kwica mu buryo bwihuse bunyarutse. Uburyo bwa mbere ndibuze kubabwira, kuko iyi ni indwara akenshi igira aho ihurira n'umwanda, cyangwa se macinya zifite aho zihurira n'umwanda. Izi ni indwara aha muri gihugu cy'abaturanyi bari kugenda barwara cyane, ndetse bakavuga yuko hari aho zaturutse mu nyamaswa runaka, kandi iyi ndwara yica mu gihe gito gishoboka. Ariko se twayirinda gute? Uburyo bwa mbere bwo kuyirinda, nitugire isuku mu cyo tugiye gukora cyose. Tubanze dukarabe intoki mu buryo bwizewe, kandi niba ubonye umuntu uyirwaye ntabwo wemerewe kumwegera, kuko amatembabuzi abasha kumuvamo. Ni indwara yandura cyane, nawe ashobora kukugiraho ingaruka. Irangwa n'iki uwayirwaye? Umuntu wayirwaye, ikintu cya mbere kimuranga harimo kuruka cyane, hari ukudiyara, hari kuva amaraso mu kanwa no mu mazuru, ndetse hari ukugira umuriro mwinshi. Ahangaha kuri yica n'umuntu ujya uyikurikira cyane. Twagiye tuvuga bimwe mu bimera bigiye bitandukanye bishobora kukuvura umuriro mwinshi wagize. Niba uzi yuko ufite umuriro mwinshi, genda ushake bino. Ubwo ni nyuma ya bya bindi twavuze, bya byatsi twavuze, genda ubishake maze ubikoreshe nk'uko twagiye tubivuga. Uyu muriro ugende ugabanyuka neza cyane. Noneho kandi
niba watangiye kugira ikibazo cy'impiswi n'ibiki byose, ubu tugiye gutangira tukubwira ibyo nari maze kuvuga, uburyo ki watangira kubyirinda. Ukimara kubona yuko iyi ndwara yakwadutseho, vanga ibiyiko 4 by'ifu y'ibishishwa by'igiti cy'umusave. Umusave ngira ngo abantu bose barawuzi, niyo waba utawuzi kandi twawugushakira tukawushyira ahangaha ukawureba, ariko umusave ndakeka yuko ari igiti kizwi n'abantu benshi cyane, baba abakongomani barawuzi umusave, baba abanyarwanda barawuzi, abarundi barawuzi, abayuganda ndetse n'abandi. Ariko wowe udashobora kubona ibi ngibi, wowe twandikire maze tube twabikugezaho. Shaka rero ibiyiko 4 by'ibishishwa by'ifu y'umusave, ibiyiko 2 by'ifu y'amababi ya Veronia Kalungi. Niba utabizi nawe reka tukwereke ifoto, ubwo ngubwo niba utayibona ubwo nawe uratwandikira kuri ya nimero. N'ibiyiko 4 by'ifu y'amababi yoroshye y'umushayishayi, ubiteke. Iyo tuvuze ngo byoroshye ni bya bindi nyine bitari byakomera. Ibyo bintu byose numara kubibona, ubiteke muri litiro 2.5 z'amazi, uyungurure. Bimaze gushya iminota nk'icumi, ukanywa 1/2 cy'ikirahure buri munsi, kabiri ku munsi wa mbere. Ubundi ukajya unywa ikirahure kimwe buri mu minsi 3. Umwana anywa ungana n'uw'umuntu mukuru ku munsi ubanza. Ikindi gihe ukanywa 1/2 cy'ikirahure buri minsi 3. Ikibazo cyitwa kolera kiraba cyamaze kugenda gikemuka neza cyane. Ubu twari duhereye kuri kolera, ariko kubera yuko izi ndwara zenda kuba zimwe, reka duhite twivugira no kuri macinya nayo rero. Izi ni indwara zisa nkaho zifata kimwe. Sekura amababi yoroshye uyatekeshe amavuta. Umukuru anywa ikiyiko. Ubwo yo mvuze amavuta, icyakubera cyiza ni ugushaka amavuta Elayo. Umukuru anywa ikiyiko kimwe, umwana anywa akayiko gato mu gitondo, umugoroba no mu ijoro akongera akanywa. Ibi bibazo byanyu byose nk'uko maze kubivuga, niba ari macinya koresha amavuta n'ibibabi byoroshye ubitekeshe ajyanywa. Niba ari kolera, vanga ibi ngibi maze umbwire ukuntu iki kibazo cyawe kiri bwongere kugira. Niba kandi ari cya kibazo twahereyeho tuvuga Ebola, wowe kora ibi ngibi. Ubu ni ubwino mba nazanye kugira ngo mbabwire. Ubu ni ubwino mutapfa kubona hirya no hino. Ibi ni ibintu mutapfa kubona. Ubwo tugeze kandi ku mpiswi. Fata umukamato w'imitwe y'amashami uvange n'igice cy'icupa y'amavuta y'ibimera, ubiteke ubirye. Fata umukamato w'imitwe y'amashami uvange n'igice cy'icupa y'amavuta y'ibimera, ubiteke ubirye. Amavuta y'ibimera ni naya Elayo, ibihwagari, amavuta agiye nk'ayo ngayo ushobora kuyakoresha maze impiswi zihita zikemuka. Igisebe, abafite ibisebe bigiye byarananiranya, umukamato w'udutwe tw'umushayishayi
ubiteke ubitogose muri litiro y'amazi iminota 5, unywe ikirahure kimwe mu gitondo, ikindi umugoroba, kugeza ukize. Ibi bintu bikore nawe uri kuvuga ngo warwaye za ndwara twagiye tuvuga. Ndakubwiza ukuri yuko ikibazo cyawe gikemuka. Izi ni indwara ziri kugenda zica abantu benshi benshi benshi, ariko tuba tubazaniye ido n'ido utazasanga ahandi. Kuri Musabyimana Jacques amakuru tubagezaho tuzigera uyasanga ahandi mu buzima. Niyo mpamvu tugushishikariza kugira ngo ukomeze ubane natwe, ukanda subscribe, ukanda like, ukanda comment, maze dukomeze